nawe yobewe kwinyesebura Yesu kuki waki orandiswinge nabyiminota nje nakubwiye ikintu cya mbere no guha keya umukiriya niyo yamara isaha indaya mbaya ubu mfite 27 nagatangiye mfite 14 Yesu we nkahageze yareka gufi ndinyaza ashyutswe cyane Yesu agashyira amahita arangiza nuko ugenda ukubita urangiza bikora ibibi urateganya gukora urugo kubaka urugo ukavuga ariko naranarwubatse sibye ko rwananiye buri kiwerewe ukuntu ari kurushobora nta kuntu ari kurushobora dore nikundiraga amazi nkekundira kujya ku Gisenyi nikundira kwitemberera ntabwo nari kurushobora bera bambwiraga ngo ndingage naba ntareba ifoto y'igituba ngo Yesu nkwereke imishini yari no nakubwira gute se imishini nkoresha agakingirizo ngakoresha na prudence y'amavuta hari zugura n'ibanga ry'akazi kanjye ntabwo nakubwira amafaranga nkora yazagira uza kunsaba ibintu ngunsaba icyayi tuvugishwe amafaranga aravuna sibyo yamani gaswe Yesu ndayo gukatiye nono yes tubashishikariza gukanda subscribe like and comment tugiye kujya tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye ibintu byinshi cyane ubu none turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane muramubona yes tugiye kumubaza ibibazo bimwe na bimwe adutere n'amastory no guseka tunishima tunumva kuri bimwe ku bintu wenda ashobora kuba aturusha yes twagwa ikaze ku Numero TV watangiye twibwira murakoze nitwa Furaha Diane ku mazina yanjye Furaha Diane ngo kuryo nzwiho ni Mariam witwa Mariam niko kabyiniro inaha bakoze cyangwa Karabo bivuze ngo izina Karabo ryaturutse kuki urukundo urukundo ku matatu mfite ku tatuwaje ndi kuyabona kimwe ku kaboko kandi ni mu mugongo ku kibero hose hari n'ahanditse ngo ideni neje mu cyongereza mu kinyarwanda no mu giswahili okay kusanzwe Akarabo use tukwite ngo iki aka kanya tukwite Akarabo tukwite ibyo ushaka tu amazina yanjye yose nabireka tukwite Akarabo okay ubundi mu busanzwe mu buzima busanzwe akazi kawe nakaye akazi kanje no kwinyesebura tu no kwinyesebura use kwinyesebura ugiye ngo wenda tuvuge nko kwinyesebura tuvuge ushobora nko gufata umuntu ni gute wasobanura umuntu kwinyesebura ko numva iryo jambo wenda abantu dusanzwe tutarizi kwinyesebura nyine nk'umuntu utabiza amuvuga ko kwinyesebura ari ku bantu babizi ndakeka atari njenye no bizi wallahi none sano dutuye ubona atari kwitabone nawe yobewe kwinyesebura kuki waki Niki. Okay nyine kwinyesebura buse mu ijambo rimwe wavuga ko ari iki ijambo rimwe nuko nzakazi kanje nkita kabisa kuvujara kwinyesebura use tubifate gukira okay ntari bireka wenda watubwira basi kwinyesebura ibyo bintu byanze bikunze akazi kavamo amafaranga sibyo akazi kavamo amafaranga okay basi kinjiza amafaranga gute cyangwa okay kinjiza amafaranga gute ku kazi kubyanze bikunze kavamo amafaranga biterwa n'ukuntu witwaye mu murongo mu kibuga urabizi mu kibuga iyo wagiyemo neza urayabona iyo wagiye nabi ntayibona niki mbese umwanjye wampa akazi ko kwinyesura nanjye ako kazi nkashaka cawe ntabwo urakora rwose tonde ubanza umere ubwanwa bwinshi sibyo iki si ikibazo nawe ushaka kuzinyesebura ukaba uteyemo n'amafime oya numvaga buri izuba biba riri kumbangamira kubera niki okay impamvu ndari ngusabye wenda kuri ako kazi nanjye numvaga byanze bikunze gashobora kuba ari nk'akazi kaje vuba kandi abantu benshi urubyiruko ntabwo dufite akazi ako kazi rero ushobora gushishikariza abantu kuba bakajyamo nanjye nta kazi mfite muri iyi minsi ukabambwira nawe nashishikariza kukajyamo kuko nanjye sinkishimiye gakuru utakishimiye kandi k'amafaranga karayamana kugira ngo buke kabiri cyangwa iki ariko nanjye sinkishimiye ako tugakeze kaba ari nk'akahera gaceke twumve ndahita amenya ko uzi ubwenge uzimuka kwinyesebura
sha ntago nabimenya ntago Gusa ariko byanze bikunze wenda ubwo nakazi n'ubundi okay nakazi reka tugire byanze bikunze kwinyesebura ndi gukeka ni nko kuryamana buriya kuryamana n'abagabo sure okay noneho niba koko ari ako kazi ariko bita kwinyesebura muri iyi minsi koko najyaga mbyumva n'abandi bantu nkaca ku bantu bari kubivuga ariko nkabirwa ngo kwinyesebura ni ibiki okay niba ari ukuryamana n'abantu wenda mu buzima busanzwe urya ari uko waryamanye n'umuntu cyangwa se n'abantu nko ku munsi ushobora kwakira abantu bangahe si ubu nababara ubu wakubaza ibiyi kurya saa sita inamumira unywa icyayi wamusobanurira agakombe k'icyayi ukamiramo intamwa zingahe bivuze ngo kuryamana n'umuntu usigaye bifata nko kunywa icyayi ni ibintu byoroshye cyane ni ibintu biri aho biri ubwo se wagusobanura ngo iki ubwo ni benshi bivuze ngo ufite n'amafaranga ahubwo mu kanya uratukurira agacupa none byibuza cyari umwana ariko ukagura agafanta basi oya fanta zarabuze agafanta cyangwa se n'amaji mbese urangurira gake ubu muri corona kuko hari umuntu wagurira undi ji aha byarakaze okay noneho reka twagiye narebye reka tugende ku wenda ushobora kuryamana n'abantu benshi cyane ariko byanze bikunze ushobora nko kugereranya basi ukavuga ko nko mu cyumweru 40 100 30 50 cyangwa se ku munsi 10 2 gutyo reka nkubwire bijya kure urankubira sibyo yenda ku rugero reka mfate 6 ngaho nkubira n'icyumweru yamaye 6 bose ukabavamo sisa kazi nakazi ubu se nk'umwe bagusigiye angahe iryo ni ibanga ry'akazi sibyo hari n'igihe waza nkaba nagukopa sibyo iryo ni ibanga ry'akazi ngenda nakopa kugira ngo mbone abakiriya neza ajya yumva atuje ukorera ese ku buryo nk'umuntu wenda ni kuri telefone pa ni kuri telefone ubizi ko ari muri corona turabaka nimero ntari umuntu ushaka gukora akazi si wumva sazuma n'amapase n'iki basi wenda tuvuge nshobora kuba mfite inshuti byanze bikunze nanjye wenda zibishaka cyangwa se zibikunda cyangwa se abandi bantu wenda umuntu akaba yaza akambaza wenda ushobora kumbwira ati ntayo ntajya munsi nayangaye wenda reka tureke kuvuga menshi ayo ntajya munsi nayangaye oya ni ibanga ry'akazi ubwo wamuhaye nimero zanjye yampamagara tukivugana reka tubifate nk'ahari njyewe nyuma y'iyi kamera n'izi mikoro tukumvikana n'ubundi tukikorera akazi neza tuze kumvikana ino kamera itariho n'ino mikoro wumva utuje none se ko abatandatu ari benshi batandatu ni benshi kuko twigeze hari undi muntu wenda twigeze kuvuganaho byanze bikunze aravuga ati wenda abantu 2 baba bahagije ku munsi 2 baba bahagije ko batandatu ari benshi ni iki ufite kirenze cyangwa se niki ufite kibakurura ku buryo koko baza gituma baza ari benshi ku munsi wawe nikeya nyinshi ni wawe usange wabo bigenda bita uko bishaka niko mbikora ntabwo usange yawe cyangwa utansanga cyangwa akazi wawe kanja mbona iyo umuntu akenshi asanze umukobwa iwabo bibi kibazo niyo mpamvu nyine ngira abakiriya benshi kuko uje iwanjye agenda yishimye uramushimisha umva ugenda wishimye aho suranyara cyo wazanye byose urabicurana tujye tuvugishwa nyara nafatanye ifatabuguzi na Ewasa none unyara Ewasa nsirabura wowe nta makuru unyara Ewasa ntago ari yayandi bavuga yavuye mu mubiri w'umuntu iyo byose eba nyine kuri buriya ufite nka matera zingahe mu rugo niba unyara ko byanze bikunze abagabo matera 3 ubwo hari abaza 3 tuvuge wenda ubwo ni matera 3 byanze bikunze buri wese uko mwakire niko nyara wese uje uko nyara mfata imwe ikaba ari y'akazi nkayishyiraho n'ishashi n'ishuka ushyiraho ishashi ku buryo nunyara bitageramo hasi nta mugabo uraza se basi ngo urebe arakoze wenda yanze nko kukwishyura cyangwa se mwavuganye bibaye ngombwa ko ubona yisubiye cyangwa se akavuga ati nyongera wenda undi muvugana ku ituri imwe cyangwa tuvugana ituri imwe cyangwa kurara tuvugana nyine ibyo yumva ashaka mbese ubundi wowe ugendera kuki uvuga ati uyu muntu ureka mujyana uwo ari wese apfa kuba afite amafaranga apfa kuba ufite amafaranga mbese ubu nta umuntu basi ugiye uhera ubuntu ujye uhera ubuntu ukavuga ati wenda unisheri cyangwa se ndamwikondera reka nkubwire muvande ntago nakubeshya njye sheri wanjye bana n'abapeti banjye sheri wawe
abapeti banjye mfite tu Shiro n'abapeti n'abana ufite n'abana mfite abapeti babiri b'abahungu umwe afite imyaka ingabo 8 sikumuna byakiri mutoya wa mukobwa mwiza nyine narayikunze cyane barayikunze neza ubu wenda nta yandi mahirwe makeya wenda ufite n'undi sinzi niba nahita makeya cyangwa se menshi wenda kuba bavuga ugiye n'undi kongera wenda kuba urateganya abo bana kuba wakomeza kubongera cyangwa se wenda hari ikintu runaka ufite gituma abo bagabo bose wenda batagutera inda sibundi ukoresha agakingirizo nkoresha agakingirizo ngakoresha na prudence y'amavuta okay prudence y'amavuta ntabwo ari agakingirizo iyo amavuta bimeze gute Watson ubwo wasanga ntayo nzi ndayigusobanura gute nayifite hano ngo nikwereke ubutaha nuko yizana butanzayizana nyikwereke okay nta kibazo none abo bana ufite papa wabo uramuzi base cyangwa nje nabyaranye n'abagabo babiri batandukanye ku bana babiri ateganya kubyara abandi ashaka umunsi haje isoko ry'abana nzabyara ese ngubu tugishe kure bambwiye ko ufite abakiriya benshi wakira nk'abantu 6 ku munsi urumva tubaze mu cyumweru ni abantu benshi cyane kuryo byagera no mu mwaka ubu ngubu wenda tuvuge nk'aho hantu hawe n'ubundi baba bashaka baba barimo bakenera abo bagabo ubu nk'ubu aka kanya hangana gute ntago hazi bose habaye hanene cyane ra ntago mbizi kabisuse mube ese umuntu akubwiye ngo mwereke wa mucanga kumwereka byonyine ntago nakwereka reka kabisa ibaze mweretse utagiye no ngo tuninyese bure ese amafaranga urumva nawe nkugiriye impuhwe ntago nabikumva si wambura ukanca amafaranga nanjye tukinyese bure uretse nzakubwira oya none aha ni amafaranga se oya ndipiza ubu mfite undi uri mu rugo ufite undi mukiriya ataye mu rugo ahubwo muri kuninja ubu nasize umukiriya mu rugo sigaye wumva atuje inzoga nyinshi cyane okay wenda warambwiye ngo shiri wawe ngo n'abana bawe ariko byanze kunze abana ufiteho umugabo bafite nyine wambwiye ko bafite base ise nta kuntu nk'umuntu ufite umwana ese bundi agufasha kumurera cyangwa uramwirerera to njyewe umwana wanjye ari kwase kwa papa wabo aho bari bose niho bari uwo nyeneye ndagenda nkamusura ahubwo nibyo nangiye kukubaza ubu ngubu ni gute winjiza abagabo bose abana bari mu rugo bigakora reka ntabwo njyewe ubundi mbyarana n'umugabo twarahanye kontara umwana wawe mwotsa imyaka 2 undi akava ku ibere itamuguha twongera kuvugana nza kumusura nta kundi ese uwo mwana byuze wamukunze ubona umufite urukundo ngo muri kontara niho nkavuganye umugabo mwiza reka uyu mwana mwose imyaka 2 mite mugweza ubundi ubwo umwana koko umukunze cyangwa ni ku mpamvu z'umugabo oya mba mukunze kuko n'uwanjye umugabo se uba umukunze umugabo se yes sobanura nta rukundo ngira nkunda ibyo afite nkundira amafaranga nkashiduka naguye mu cyana nabyaye wanabyaye byanze bikunze abo bose aho byatabateguye none se ntabwo mu bagabo bajya baza kubikora kuryamana nawe siko tubivuge ubundi harya buriya abantu bakora ku kazi babita ngo iki babita indangamirwa okay tukiri wa mugani kuri iki kintu cya kontra urambwiye ngo mugirana kontara umugabo mukabyarana n'umwana murafata kontara mukandika nk'uko dusanzwe tubizi ujya muri office oya ntabwo twandika nyine kana agaciro ntabwo twandika njye ariko ndabimubwira amasezerano ukavuga ati gutya turi kuganira gutya nwite ari kumfasha so ni nk'iminota ingahe ushobora kuba uryamanye n'umugabo wenda ukavuga ati iyi minota iyo nyirengeje cyangwa se yes iyo nyirengeje mba ndi guhomba kuko oya njye kubera njye mora ndiswinge nta by'iminota njye nakubwiye ikintu cya mbere no guha keya umukiriya niyo yamara isaha ni inyungu ye wowe sina niyo yamara amasegonda 3 ni inyungu zawe mba nkufite ari akazi namenyereye akazi wamenyereye ubu gafitemo uburambe maze mu myaka ingahe wagatangiye ubu mfite 27 nagatangiye mfite 14 14 kwiga yego wenda kuvuga ibintu byo kwiga kuba nyine wiga to 14 byanze kunze n'umunyeshuri ntabwo nigaga njyewe
narariretse mu wa gatatu primaire kare hatarira ubuze abana basuzabarira amashuri wenda muri amafaranga ukorera Jese nzabaririra amashuri kandi bari kwasi bari kwasi bivuze ngo ikintu ngewe nkora nuko njya kumusura amushyira imyenda cyangwa bakampamagara iwabo nkavugana nawe akambwira mama nshaka iki nkahita amwohereza amafaranga. Ese ni iki cyatumye uva mu ishuri? Kubera ubuzima to n'ubuzima. Aka kazi se ukora ukakora ugakunze? Kandi ari byo nabanjije kukubwira haruguru ntabwo gakunze. Ugakora utagakunze? Singakunze ni ukugira ngo mbeho. Ni nk'iki wenda wasanga umuntu afite ubushobozi wenda wakorera gutya akavuga ati uyu muntu reka muhakaze byibuza umuntu ashobora wenda reka tuvuge hari ibintu biba bigorana wenda tuvuga abantu 6 niba baje umwaka guha 1000 cyangwa se undi akagwa 2 cyangwa se 10 wenda simbizi bivuze ngo wakakanya uri umukozi wikorera sibyo wenda nk'ayo mafaranga ushobora kuvuga ati wenda reka nyabike ndebe ko nakoramo ikindi kintu kuko ako kazi ntagakunze urumva ufite 27 hashize imyaka myinshi cyane hari akandi kazi ko ku ruhande niko konyine ukora ese ayo mafaranga biba bimeze gute winjiza ubibara gute? Ubundi njyewe hari n'akandi nikorera tuno twa envelope ukuntu mba nicariye mu rugo nkakora utu envelope sutuze turabapfunyikamo mu mabotike nkagenda ntugurisha gutyo. Ese okay ni sawa ariko ntago n'ubundi twari turi ku mafaranga cyuza amafaranga ukoreyemo hariya muri uriya mwuga ari amafaranga unavuye kuri envelope no navuye mu kuryamana n'abagabo benshi nayaye nayo kuryamana n'abagabo bivuze ngo aka kazi wagwa kandi kazi wakareka ntiwakareka wakareka buse nk'amafaranga wumva nk'umushahara utajya munsi wo ku kwezi umuntu agoye nk'akandi kazi ukavuga ati byanze kunze nibyo nandi mubwira mwaguha 10 ndagwa 20 ndagwa aya ngaya wenda ukavuga ati mu cyumweru niba nkorera 30 cyangwa 50 wenda umuntu amaye akazi ko kumemba ku kwezi wenda nahagurukira muri aya ngaya cyakoze bamaye nk'ijana cya 80 mwagakora ijana ku kwezi wagakora hari akandi kazi runaka wumva utakora nk'umuntu aguye akazi ni nk'akaye kazi wumva kandi utakora guhinga kabisa urana mufite inzara ariko kuki mwamukunze gufite inzara nziza intoki uroroshye cyane kabisa abagabo bashobora kuba bagaruka kubera ukuntu ndi kubona uteye ngaho bameze neza de nanjye nagukunze urahira ahubwo nanjye nuko yanca make ariko ngiye urampera uwo sibyo cyane abona ibaze n'isabune iragurwa n'amazi aragurwa ubuntu se buracyaba isabune n'amazi akareka uzabifura byo wanyarijeho ibyo ngibyo zihangana kuko ari wowe ese ko nyaza ko ntabyo nzi ese nk'iyo umuntu aje ubundi aje kuryama nawe ugasanga wenda n'ubundi abikoze nabi umugize ukamusubiza amafaranga cyangwa oya ndamwigisha nawe akabimenya ubutaka azabimenya uramubwira ati bikoze nabi ubutaka kugira ngo gutya ntabwo ubizi reka nkwereka agitangira akazi mbimenya akatabizi amubwira reka nkwereke babigira gutya babigenza batya mwese nk'iyo umuntu agitangira watumye muri makeya nk'iyo umuntu agitangira urabona umugabo araje mugiye mu nzu mugiye kurira muratangiye muraryamye nk'iki kikubwira kubona atabizi byanze bikunze twese tuzi ko ari ugusesekama sibyo kuba wambaye ubusa bihagije rwose nta njyana irimo ukamwereka yegeze mikrofone ho ukumva nta njyana irimo nawe noneho ujya uryoherwa none se si ndi umuntu ntabwo ndikiramo muntu n'abantu 6 bose kabisa bagakora ukumva bose bakuryohera nyine ni gute abikora ukumva bikoze na wowe umufasha iki uramuyifata nawe ugakora cyangwa ndayifata nanjye nkayishyiriraho numva yakageze nkahageze yari kagufi ndi inyazi uri inyazi byanze bivuze ngo akagufi karanyaza nayo ko ari sawara utanyambisha nyine tukiri wenda kuri ibyo bintu byo kunyaza kuba wenda wasanga ari kagufi yawe ukinyaza mbese ushobora kwinyaza kuba wakwinyaza n'ubundi bikaryoha nk'uko n'ubundi uwasesetsemo wenda yari kuba afite ya yindi ndende yari gusesekamo n'ubundi bikaryoherwa kimwe oya ntabwo ndyoherwa kimwe nose kuko kunyaza biba biri inyuma ntabwo biba biri imbere kunyaza ni ubundi buryohe no gushyiramo ni ubundi buryohe ubwo bikiryoshye cyane ni iki byose biraryoshye byose ntabwo nakubwira ngo iki ntikiryoshye ngo iki kiraryoshye bivuze ngo iyo umuntu yaje kukureba wowe akaba azi gusesekamo akaba azi no kunyaza ubundi gusesekamo njye sinzi ukuntu ndi kubivuga nibyo cyangwa ni uguswera yumvira ariko nawe
bakubwiye ko uri umwana urapinga ndagaze ni uguswera ibyo bita kwinyesebura sibyo rata yego Umva utuje. ubwo nibyo bivuze ngo byose yabikoze umuntu agaswera akanakunyaza uhita uvuga ati uyu muntu ni sawa amafaranga ntabwo aba yapfuye gusa ntabwo aba yapfuye ubusa nk'umuntu wa mbere wabikoze nabi akabikora nabi wenda ukamwihorera wabikoze nabi yabikoze mu minota ingahe wabigukoreye nabi ni amasegonda bibaho se ko hari n'umuntu ukora amasegonda na 30 ntagera agashyiramo ahita arangiza yakwishyuye oya ko numva bari hata bo ntago mwibye ngo ntago izo ni inyungu zanjye nyine mba naziri basi niba wenda yarwaye nk'icumi nkamushyiramo imiyaga se ngo nkayamusubiza ukahuye basi ukamuca nk'igihumbi yego sema ariko umucamano ndagaze reka ntibishoboka ubwo aba yakuyemo nyine agomba kuyama ntabyimuha okay nyine reba akoze namwe mujye mugira impuhwe bose twebwe baba bazitugiriye izihe zaba yakugiriye 30 atakugiriye impuhwe aya nta mpuhwe ahubwo we buriya aba yashyutswe cyane agashyiramo ahita arangiza iyo yashyizwe cyane agashyiramo bigahita birangira imbere cyane wowe se ubwo utaryohewe ntabwo umubwatira ntabwo ngewe ibyo kuryoherwa mba mbirimo icyo mfa ni amafaranga gusetsa none se mba naje kuryoherwa mba naje mu mafaranga waje mu mafaranga okay noneho reka tugende ku wundi mugabo uwo wagiye wenda akagira amasegonda 30 akabarangije nta kunyaje nta bya bindi wavugaga ntaga bikoze byose baguha amafaranga we yumva nta mujinya afite wikize ko aba yishimye we ku mutima we aba yumva yishimye aba yumva birangiye aba yumva ati maye neza ari abenshi wakira nabaye nababikora neza nababikora nabi mubo wakira so nabimenya koko garanfre ntago najya kurobanura ngo yagira neza ngo reka tubivuge wambwiye abagabo 6 ku munsi byanze bikunze ushobora kuvuga ati babiri buri munsi baba barangiza vuba cyangwa niba abandi 6 undi bahora bagaruka cyangwa se hagenda bagaruka ubuse wana yari nabo duhura ubutatwa azajya guhura sinamumenye bakanyisuhuriza tu mbona mu maso mwibuka ariko ntamwibuka neza ari nawe muryamana ku buryo bucya ukantumenye ngo byagenze bite oya ntabwo ibyo byo babyita kukikwiba ngeze wakinyiba reka mba nkuzi nkanagusezera nkanaguherekeza wavuze ko akenshi ubikora uri amaswingi siko wambwiye ambwiye ko akenshi ubikora amaswingi ariko utumva ngo mba ndi swingi yenda ngo mba ngwirirana cyangwa ngo mba ngwa sibyo sinabwo ujya unywa gusende kuko njyewe ikintu cya mbere nkora ni ukwibuka puridanse ziri imbere y'umubiri ndanayikwiyambikira gutya niwe yimwiyambikira kugira ngo utazarwara none ubundi mu kunyaza bibamo amoko cyangwa sinzi upfa kuba ufite imboro ukanyaza niko mbizi mbese ukoza he kunyaza ubundi ko wavuze ko bikorerwa inyuma ukoza he ukoza ku mishino ukanyaza imishino ni iyihe watubwira imishino ubuse nayikwereka gute ntafite ifoto yacyo ngo nyikwereka ngo iki ifoto yacyo iy'igituba naba ntareba ifoto y'igituba ngo nkwereke imishino iyo ariyo nakubwira gute se imishino ku mishino wundi ukanyara umuntu wese nyine wenda ubashije kuba ari umukobwa aranyara cyangwa bigira nyine uko bigenderwaho urabanza ugaca imyeyo iyo utaca imyeyo ntabwo wanyara bivuze ngo ariko njye niko mbizi wasanga hari ubundi mu kubonana mu kuryama n'umuntu ubona mu kunyara cyangwa se imyeyo byose biri ngombwa biba bikenewe cyane biba bikenewe kuko hari n'ababa bataye abagabo babo kubera batanyara ari cyo kibazo cyatumye baza kukureba uko nyine mu kunyara byiza ukozaho rimwe bikahita bikunda cyangwa hari indi tekinike ukoresha kugira ngo urabanza ukanyaza se ubu wahita utereka amazi ku mbabura akahita ashyuha oya ndi kuvuga kunyara bavuze ngo ukoza ku mishino iyo mishino wenda nyine ntabwo byangombwa kubidusobanura kuko ntabwo ufite icyo gitsina niko watubwiye ariko nyine bigusaba nk'igihe kingana gute kugira ngo utangire unyare niba uvuze ko ugereranyije n'imbabura gushyiraho amazi ubikora nk'igihe kingana gute kugira ngo unyare urabanza ukanyaza kugira ngo cyorohe n'ubundi reka cyangwa urabanza ukacyoshya ahubwo kugira ngo unyaze ukacyoroshya gute se kandi amazi aba arimo indani ubanza kunyaza ku mishino ukayinyeganyeza amazi akahita yimena ari menshi
ari menshi aza mu byiciro biterwa n'umunyazi uko ari kunyaza umunyazi ese wallahi ndabeshya se ntabwo okay narebe buri muntu wese ubashije kukurongora ubundi reka tubivuge twamwitoga kuryamana umuntu washije kukurongora niko ubashije kukurongora niko unyara cyangwa bose ntago ariko bakunyaza ubundi nkono yibaza icyo wayishyiriyemo nimba uje ntungurira akantu ko kunywa ubwo kunyaza ntabiba birimo ese kunyara unyara ko wanyweye none se ubwo ngubwo njyewe waza kunyaza nta n'akantu wanguriye inyota inyishe cyangwa nshonje bivuze ngo niba yakwishyura amafaranga mugiye kuryamana kunyaza nabyo muvuga ku ruhande tubivuga ku ruhande nyine niba ushaka ukavuga ati wenda amazi n'inyuma mu mifiriti makaroni none se utasabye amakaroni bayaguha oya ariko kurongora kunyaza bigomba kurongora nabyo byabaye business ugomba guhenda urumva ndakiguhaye mukira niba ibyo bintu wenda umuntu ashobora kukwishyura amafaranga ko muje kuryamana wenda kunyaza sinzi niba nawe biri mu bintu wenda bituma nawe aryoherwa nk'ikintu yaje gushaka ndabizi neza ko ariko ashobora kuba aryoherwa ni nyine kuki ubikura ku ruhande birarushya biravuna bigutwara ntibirushya ntibinavuna pe ariko biba bikenewe cyane nkuko uteka ubugari ugasaba imboga nabyo biba bikeneye bivuze ngo ubwo ngubwo atakunyaje nta kintu abakoze ubwo nyine yaswe aba yatanzeho guswera kunyaza nuwabanje kukugurira ikintu cyo kunywa deni kugira ngo ubone ibyo nyara bivuze ngo ibyo nyara biva muri ka kantu n'ubundi wanyweye oya nuko mba ndi swingi nkamuha ntarwitangiye ukirekura fresh nirekura fresh kuko ari hahandi prudence ushobora gucika ukanabyibuka none ukabyuka kandi uri hayi ndi hayi nyine ntabwo rega hayi zakubuza gukontorora akazi kawe ko bivuga wenda mu bantu bari kuryamana n'undi gutaka njya numva abagore babivuga ngo byanze bikunze umuntu ari kuryamana akurongora gutaka ngo biryohereza abagabo ese urataka cyangwa wapi ugomba kuririmbira imboro niko babyita ni ukuririmbira none ese burubabayira wiririmbira uba wishimye nese ko barira mani ukabona niba buraba yaryoha bari ahandi hano mu kirere mu bicu burarize ngiye ari nkanjye nahita mubabarira nkavaho hari igihe ushobora kuvaho yenda yaragiye kurangiza ntageze igihe cyo kurangiza ukahita uvaho yanakwica ese nkubeshye wallahi okay bivuze ngo kurangiza ese wowe urangiza ndarangiza nese ndi umuntu ndarangiza kurangiza buri muntu wese kurongoye akarangiza ukari ko hari n'abakora ngo amasegonda ngo makeya cyane kagera okay nukuririmbira imboro bose ni kuririmba bose none utaririmbiye yakumva yishimye se ngo yumve ituje ntabwo yakora akazi fresh nese icitse itamujugunya akamva hejuru akambara indi urabimenya se ngo iki dimetri ntabwo yacika ngo mbiyoberwe sure Prudence iragenda igacika neza ari nkaho ndi wakuryohereje rigara ukuntu umuntu bira binabyinjiramo reka nkubwire akagenda akabyinjira mu mutwe ntabwo waryoherwa ku buryo wibagirwa ubuzima bwawe uraryoherwa ariko ukanateganya ubuzima ukanatekereza ukavuga ati Prudence icitse nese ubwirwa n'iki mu by'ukuri uhita wumva byoroshye bitandukanye nk'uko byari bimeze mbere reba nyine bombo uririye mu ishashi uyishishuye umva se uburyohe butiyongereye ahubwo ugiye bwiyongereye ni wakomeza ukarya kareka ahubwo ituma ukuraho ese barabona bya ntabwo ari bakoresheje Prudence bivuze ngo wari wabikoze ubishaka n'ubundi nashakaga akana byanze nese urateganya gukora urugo kubaka urugo ukavuga ati ariko naranarwubatse sibye ko rwananiye ntabwo ari kurushobora dore nikundiraga amazi nkikundira kujya Igisenyi nkikundira kwitemberera ntabwo nari kurushobora ujya no ku Gisenyi ntabwo urabona nk'umugabo akakwishimira akavuga ati reka twigire ku mazi ndababona ndanabafite y'Urubavu yanyeneye yanyoreza itike nkajyayo ukahita umusanga mu kamarara iwawe ukahasiga wafunga mba ngiye mu kazi okay urakoze none
mu gukora sex kuryamana n'umuntu sinzi na sex wenda urayizi ndayizi okay mu kuryamana n'umuntu ninde abagabo bakubabaje kabisa ukavuga uyu nguyu umugabo yarambabaje ni gabangaye ni umutanzaniya nasanze afite imboro 3 Jesus afite imboro 3 zose zishyiramo Osiko bigushekeje no mutanzaniya twahuriye Gisenyi ahantu bita ku Cyanika sinzi niba Cyanika njya mpo hari ahantu burarirwa ziparika ibimodoka narahaciye arambwira ati nawe hano abizi baba bafite abanyarwanda babavuganira arambaza ati arambajije ngo mwiki ahangangeye mwarikeri mwanguvu ubwo icyaduka ambwira ati ngo mwinjirara mu modoka uranywa icyo ushaka urarya icyo ushaka yampaye ndanywa ndarya amawidi ndanywa uranywa urarya ndangije ndakomeza n'amawidi akuramo ndambona gutya noneho ni imboro ifite utuntu tuturegera tubiri niwe wansweye ndamusubiza arayanga urumva ndamusubiza arayanga namubwira mbabarira rwose ati reka ndangiza subira narihanganye nyine ararangiza ako yarambwiye ati kuva yaza mu Rwanda gukora mu Rwanda nje mukobwa arongoye akarangiza undi abandi byagendaga gute ngo byarangiraga bakubise banze nka gutya nyine nanze ko arangiza yaragukubitaga akahita gusora mu modoka ko bari mu modoka mubikora mu modoka ubwo mu modoka n'ubundi kwa kunyara kwawe niho uhanyarira mu modoka nta kibazo wumva asigaye afite avuga ati imodoka yanjye imeze gute oya none se mu kubikora utwo tuntu dutatu twose twinjiragamo mu gitsina cyawe cyangwa sinzi uko yabigenzaga nimba twarajyagamo twose ese prudence twambaye yarayanze wasaye nawe mwabyaranye oya nari narabyaye bose yavugaga mu kinyarwanda se oya ntabwo yavugaga ikinyarwanda igiswahili uracyumva cyane numvamo gake ni gake ariko kandi nabwo nkumva nasinze ne buri indimi zose nazivuga namenyamo urwunge icyongereza ukajyanda ndamuzungukazi yamaye nkawe okay okay ndumva biri funny ariko kuri uwo mutanzaniya ntabwo yongeye kuguhamagara urumva byanze kunze waramushimishije avuze ko ari we mukobwa oya nanahacaga wana ndeba hirya cyane na nimero ye nahise nyishyiraho blacklist ngo atazaguhamagara bigacamo nabonye yazana yararimaye pe yagoye ngagaye amadolari 300 Amadolari 300 Franco menshi waguzemo ikira waguzemo iki ntiwase uteguze Kigali oya nahise njya gutembereza abana banjye ese ubundi mu Kigali uri kavukire wapi uvuga ye karere ka Ruhango mu Ruhango ari mu majyepfo uvuka muri bangahe iwanyu aho kwisonyinjiza ahantu hatuma nkonja cyane buri bigiye kumbaza basi umwana wakangaye nje wacu namenye ubwenge mbona ndi kumwe na mama ndumwe ariko mama yambwiraga ko mukuru wanjye yishwe n'imodoka sorry ari Munyakabanda to papa wa nawe wabyutse nawe papa wanjye nawe nzi navutse 9 yarabaramwisha yangana okay noneho mama wawe nk'ubu ngubu ujya umusura mama nawe yarapfuye niyo mpamvu wahise ukora akazi ariko yapfuye uri mukuru yapfuye mfite imyaka 15 ariko nundi urumva kwambwiye ko atangiye yapfuye 2009 watangiye bivuze ngo watangiye aka kazi ufite imyaka 14 yapfuye maze umwaka umwe utangiye aka kazi niki cyatumye ubijyamo kandi ufite mama niki cyatumye mbijyamo nuko ntakundaga kuba mu cyaro je nikundiraga mu mujyi okay none kuki wasibye nimero mu Tanzania kandi abagomba kuguha connection y'abandi bantu benshi wenda wagize amahirwe make usanga afite ibitsina bitatu ariko byanze bikunze ari kuguha abandi bantu cyangwa se n'ubundi kuko mwe mwabikoze n'ubwa mbere n'ubundi ari kumumenyera n'ubundi n'ubwa kabiri bikaba gutyo n'ubundi agwaye amafaranga oya ese ntinya narahabye warahabye uramusubiza amafaranga kabisa arabyanga ahubwo ati wapi Kasi ntabwo utekereza gusubira Rubavu ngo ugiye kureba ko wabona abandi mugabo Rubavu njye buri gihe n'ubu ngubu ni corona biteye ubundi mba nibereye Rubavu
hari umukongomani iri Rubavu wari wansabye ibyangombwa ngo ngurere sepase sanga indangamuntu yanjye narayitaye. ubu ntarangamuntu ufite ubu i Kigali ntarangamuntu ufite nese abayobozi mu kiranuka gute kuba i Kigali ko nzi neza ko umuntu w'i Kigali nta byangombwa biba ari ikibazo. Reka nkubwire ubundi ikintu cya mbere ni uko bazi ko nta ribi ryawe sindwana sinenderanya sintukana urumva nibaniye neza n'abaturage ubanye neza n'abaturage. Okay, noneho twavugaho byanze bikunze akazi ukora ni aka buri munsi ni buri munsi ndakeka buri munsi. Okay, nk'iyo wenda urabona abakobwa twese tumenye abantu twese tumenye ko abakobwa mujya mu mihango nk'iyo uri mu cyumweru cy'imihango simara icyumweru mihango niyo uri mu cyumweru cy'imihango ubona amafaranga gute urya gute bigenda bite? Mfite abasheri bari ku ruhande tu ugomba kumenyera kurya nubwo yaza mutaryamana ariko byanze bikunze agomba kuguha ikintu cyo kurya ariko nawe uri kubabara kuri mu bintu bikomeye cyane byo kudakora amafaranga. Nese ubwo wabikunda wowe wabona ibintu bikubuza gukora akazi ukabikunda ari nk'ukuntu bivanaho wabivanaho. Okay, nta mugabo uraza byibuza ngo wenda wowe abikore wundi w'umunyarwanda wenda wumve muri kumwe wumve nk'umugore we aramuhamagaye amubwira ngo ino cyangwa se amubaza ngo icyo gihe umuntu wabikoze gutyo yamubwiye ngo iki umugabo waje kuryamana nawe yakwishyuye noneho umugore we akamuhamagara amubaza ati shiri uri hehe yamusubije ngo iki? namubwiye ko akiri mu kazi muri kubikora telefone aretaba cyangwa arayihorera ari igihe ayihorera. Ese ari urubyiruko abasore nk'ubu nkanjye uri kumbona n'abagabo bubatse abantu benshi bakira ni urubyiruko n'abagabo bari bafite ingo bose ndabakira ibyiciro rwose byinshi n'abafite ingo ujye bakira ntabwo uri gusenya urugo rw'abandi. None se rumba nashyizemo ikiziriko nanjye rega mba nkeneye kubaho ubwo yabaye umugabo w'ikigoryi aza atahaye umugore w'iposho. Nese nta n'umwe urakubwira ati byibuza turaryamanye ndaryoherwa reka tugumane tube twabana? Barabimbwira ariko njye nta mugabo nkeneye. Ubu nta mugabo ukeneye kuko ntawe nshaka gushaka kandi afite amafaranga yagwa n'akazi. Nashatse rimwe byararangiye papa nabonye nta mahirwe mfitemo yo kubaka narabyaye nta wundi mwana nkeneye. nk'iyo uri kuryamana n'umuntu cyangwa se mugize abagabo 6 bose ndacyagaruka ku bagabo 6 kuko ni abantu benshi cyane benshi kuko nkurikije nanjye sinzi niba wenda byashoboka wenda ubu uraryama paka wenda tuvuga abagabo 6 amasaha wenda umwe wenda akora isaha buri umwe hari n'ujye akora 2. None se wowe uri kubara nabi urugero umwe araje ubu aragiye ndakarabye ndambaye neza undi arampamagaye yenda ndi mu nzira narinjiye nko ku muhanda kugura agafege cyane ngiye kureba uriya musisita w'inshuti yanjye ngiye nko kumureba undi akampamagara tumva ndi mu rugo ubwo nsubira mu rugo nawe akahansanga ubundi mbikora mu byiciro ntabwo bivuze ngo ndaryamye ngo ndaraje bahurira nka babiri umwe yihanganira undi ahari ariko nawe akamureba ko ahari abizi neza ko yanjye urumva nakemera kugonganisha abagabo. Ushobora kumpamagara none hanje kukureba ndi kumwe n'undi nkahita mubwira ati hari ahantu ngiye iminota 30 aha nimvayo nkagera mu rugo ndakubipa ndahita nkubwira. Ubwo rero wa undi yarangije akagenda ahita mubipa nawe akazi yiyongeje none yenda yarindira ya minota namuhaye nyine. Se watubabarirwa tubwiraho ku biciro gakeya nijoro ryose reka nkubwire je nibanga ry'akazi ariko ubwo 5 wabifata? Ntabwo nabifata 5 ntabwo mu ijoro ryose utangiye rero kunyinjirira fo nibanga ry'akazi kanje ntabwo nakubwira amafaranga reka tujye tuvugishwa amafaranga aravuna sibyo? Oya mane gaswere ndayo gukatiye nono urangatiye arashaka wambwira basi 10. Oya wifatire gutyo bigereranye uvuge ngo ni 10 cyangwa 5 wowe wivugire gutyo ko biri ndabona byoza ngwaye nka 5 wabifata simbizi ntabwo wabifata siko nta mwana ndiza kandi umufite ndamufite ariko ntabwo ari kurira mu matwi yanjye ntabwo arira ariko byanze kunze ugomba kumumenyera imyenda nk'umwenda mu kwezi gutyo. Iyo nagiye Rubavu nde nibwo mbazanira imyenda ese uko twumvikanye ko ngomba kuguha abakiriya
wowe ntacyo ujya ubaha nimero tuzatwivugane. Ese okay basi wenda ushobora kumubona byiza akaguha amafaranga menshi wenda y'ikirenga. Iyo aguhaye y'ikirenga ukabisa ukavuga ati uyu munsi basi nk'umuntu yaguhaye amafaranga basi reka tureke kuvuga ngo ibiciro ni aya ngaya yawe uvuga amafaranga y'ikirenga barangaye tukavuga ati nk'uyu muntu iyo yampaye aya ngaya mba numva ari menshi. Ariko se wambabariye koko konyinja nagukatiye. Okay basi reka nibanga menshi yaguhaye menshi. Waguhaye menshi basi nawe ntabwo mbwiye ngo ukorerayo wamaye menshi. Nuwanguriye moto 3 mu muhanda. Ufite moto? Ufite moto? Araziriye. Moto 3 zose? Ni wa mu Tanzania? Kandi nakubwiye ko nahise mushyiraho blacklist. Magari. Urumva utariye ku madolari yaguhaye. Twari twarangizanyije ariko nta kibazo twari tugifitanye. Moto 3 zose warazirura zimara. Uko moto 3 zagombaga kukuviramo akazi keza cyane ukarya umwica. Nyine ntago nabibaze. Wabaze nabi. Umugabo wenda iyo aje mukaryamana uri kunywa itabi nta kibazo wiboye gusa bagira. Naryamana nawe ndi kuri. Bajya baza batanywa itabi? Ariko benshi usanga bari. Batananywa n'inzoga. Atanywa n'inzoga? Kubera na benshi babikora basinzira banyweye agacupa. Hari uwe tubutanywa inzoga ntanywe n'itabi. Ese wowe byiuza ku mubiri wa n'iki kintu ufite uvuga ati iki kintu nyizo ko ari cyiza kurusha ibindi bintu byose? Ntacyo nzi. Ntacyo uzi? Hoya igice mu bice. Nda nimba ari abagabo cyangwa abagore nibo babazi. N'abagore mujya muhura se? Abagore nyine bano busanzwe. Bisanzwe muri amanda. Ati ntango aba n'abatinganye benshi. Ntabwo mbizi ibyo byo. Nta nubwo urahura. Byo nzi ni amapederi ndanayafite inshuti zanjye tu. Nese ntabwo urahura n'ipederi y'umukobwa noneho wikagukunda wowe. Wapi? Ushaka umuryamana. Wapi? Kumurwa nta kintu. Uko nje ntabwo nkunda kugendana n'abakobwa cyane tu. Ukunda kwigendana n'abagabo. Ko n'undi niwe waguha amafaranga ahubwo. Niye nama wabwira abantu nyine wenda bari muri aka kazi bagakora. Cyangwa se n'undi ufite ibibazo wese byiza ufite ibibazo wese n'ibyo wagize ushobora kumushishikariza gukora kano kazi kawe. Oya. Wapi? Je namushishikariza gushaka icyo yakora. Kuko kasaka yego nta kazi karanunza ariko ntabwo nagashishikariza umuntu ngo nakajyemo. Okay harya nigeze kumva uvuga ngo abantu bakora kano kazi ngo babita damarage iki? Indangamirwa. Indangamirwa none hari irindi zina bajya babita sinzi niba wanyemera nkarivuga. Nta kibazo. Bajya bavuga ngo ni indaya abantu bicuruza baryamana n'abantu bakamafaranga ngo ni indaya. Ni byose ibyo. Ese ubwo wowe ugenekereje ubona indaya yaba ari inde n'umugabo n'umugore? Cyanze ko nge numva wenda zose ubwo sinda zose zaba ari ariko cyane cyane bavuga ko abakobwa ari zo ndaya. Nje ibyo ntabwo njya nita ku magambo ni wavuga tu. Kala tugigana ku musozo nta kibazo ubwo ngubwo wakoze kutuganiriza wenda n'ubutatuzagaruka cyangwa usuduye n'abandi bantu. Okay ariko sinzi niba wabwira abantu bakurikiye Intumbero TV wagira wenda ikintu babwiraho cyangwa se abakobwa cyangwa se abamama bafata abagabo nabi ukagira ikintu babwira. Ikintu rero nababwira bajye bahake abagabo babo sibyo. Yakira umugabo neza sheri birubute mu kazi utumesaje sheri wariye iki. Akose ubwo ntago ubuhombye afashe umugabo neza ntago buri guhombye. Ntago naba mpombye kuko se hari n'abasore badafite abagore ntago naba mpombye. Ntago babuhombye. Kandi no ku maradiyo barabyigisha abataracimyeyo barabarangira. Okay ya nama abatanyara barabarangira bakaba bajyayo kasha gufasha umugabo. Ntabwo uragire nk'ikibazo kwenda ukavuga ati wenda nk'uyu muntu baje turyamana wenda ni nk'umuyobozi runashaka ko ari umuyobozi cyangwa se ari iki ntabwo ujye utinya abayobozi. Biterwa nuko yaje. Ashobora kuza ukamukata ukavuga ati simuha ndamu ase nakubwiye nakazi nta muntu ujya wima n'umwe. Okay nari ngabwira icyo ubwira abakobwa noneho bakora aka kazi kawe wenda batifuza kugakomeza cyangwa se bifuza kukavamo wenda uje n'icyo ubwira n'undi wumva agashikamyemo. Yes. Niyumva tuje afata abagabo neza nose itindi namubwira ni igiki. Noneho nk'umuntu ushaka kukazamo harimo umukobwa urumva ko watangiye akazi ufite imyaka 14 nk'umuntu ushaka kuba yavuga ati nanjye karakazi reka nkakore mbona muba mukeye mwambaye neza
niki wambwira aze asonge imbere cyangwa asubire inyuma share nta nama rero namugira yo kuvuga ngo akajemo ko hari igihe ukazamo ugahuramo n'ibyago byinshi kubitanye n'abasore nka bane bakurongoye ari bane mu icyari kubitanye n'umugabo arakurongoye aragukubise wowe nabo ntabwo ndahura nabo njyewe ariko hari benshi inshuti zanjye bajya bahura nabo ugasanga yamukubise ntiyamwishyuye Okay, nta kibazo urakoze ku nta cyiza kirimo kabisa. Nta cyiza kirimo babivemo. Okay, murakoze ku kiganiro mwaduhaye ini Intumbero TV. Tubashishikariza kwanda subscribe, like and comment. Ni umukobwa mwiza cyane tuba turi kumwanga hano n'ibindi byamamare murajya hasi mwandike muri comment mutubwire uko bimeze n'ibyo twagomba kubaza tutabajije wenda n'abandi bantu mwumva twagiraho tukavugaho ibyo bintu nibyo dushaka then tugakomeza tukenjoyinga. Thank you so much. Murakoze.